Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu nkuru y'urukundo rwa Ganza na Pamela igice cya 13. Ngira ngo ubwo ubushize duherukana twasize Pamela yahwereye kubera inzara, ubwo umukobwa yarahwereye Ganza biramucanga, maze abantu bari hafi aho barahurura bazana ibyo kurya n'ibyo kunywa bahereza umukobwa maze arongera amera neza. Ubwo Pamela amaze gutora agatege Ganza aramujyana amusubiza mu rugo. Ubwo baratashye maze yashize akanya tugaruka kuri Ganza yicaye hanze wenyine, nuko Pamela araza amwicara iruhande. Ganza aramubaza ati umeze neza se? Pamela aramusubiza ati ahubwo wowe umeze neza? Ganza ati niba umeze neza nanjye meze neza. Pamela abaza Ganza ati ariko ntabwo wigeze urya ndetse kandi cyagiye rwose bama ibiryo weho wabyanze, ni ukubera iki? Ganza aramusubiza ati ndumva mpangayitse cyane Pame, na n'ubu ntabwo numva rwose impamvu y'ibi ngibi byose biri kutubaho. Ndibaza nese kubera icyo abandi bakundana bikagenda neza ariko twebwe bikaba birimo biragenda gutya. Kera numvaga yuko kujya mu rukundo ari ibintu byiza rwose ari ukwishima gusa, nta na rimwe nigeze ntekereza yuko nakina ku buryo mbwirirwa nkabura icyo kurya. Noneho rwose ikintu kimbabaza ni ukuntu nawe wisanze muri bino bintu byose, none inzara ikaba iri kukwica ukarira kandi wakabaye uri iwanyu umeze neza. Gusa nyine kugira ngo uzapfire hano uzagenda iwanyu nyine wumve icyo bagusaba ugikore, ariko wongere umere neza sheri, sibyo? Pamela ati nese ushaka yuko ngusiga? Ganza aramusubiza ati simbishaka, ariko kugira ngo rwose uzapfe nkureba wagenda nta kibazo nyine kubera yuko umeze neza byanshimisha. Pamela aramusubiza ati ninsubira iwacu bazambwira gukuramo inda cyangwa nyine nkabana na Alex, kandi rwose njye ntabwo nabikora, rero nzihangana nubwo bitoroshye, wenda nyine hari umunsi Imana izatwibuka. Ubwo Ganza ati njye rwose ndumva Imana itanabaho, ko nta kibi njye nawe twakoze, kuki wagira ngo irimo kuduhana koko? Nta nubwo igirira impuhwe umwana ko kutwite, ko yavuze ngo mureke abana bato yabansange, kuki wacu itamushaka? Nta nubwo igira impuhwe. Abarokore ko ari mwebwe rwose muvugana n'Imana, wayibajije impamvu yatwibagiwe koko? Pamela aramusubiza ati Imana ntabwo yatwibagiwe, ahubwo ni igihe kitaragera, kandi ibi ngibi bizarangira rwose sheri wanjye. Ganza abaza Pamela ati birangire burundu se nongere mbona akazi kanjye keza? Pamela ati cyane rwose. Ganza ati shano kuri simbyizeye, ariko buriya wenda ubwo bivuze bizarangira, kandi ejo ngomba kuzajya gushaka akazi, ninkabura nyine ubwo nzaza nipfire. Pamela ati upese unsige? Ganza aramubaza ati none se urumva kubaho bitazaba byanze? Nzaza nyine nipfire, ubwo umwana navuka uzamubwira yuko papa we yapfuye kubera nyine ubukene bwinshi. Pamela araseka ati winsetsa pe, byanyabyo ufite gahunda yo gupfa? Ganza aramusubiza ati ahubwo nawe rwose niba ubishaka witegure tuzahite dupfana, kubera yuko aho bigeze ubu buzima bwandambiye pe, uzi ko inzara ikwica neza neza akaba ari njyewe ubyumva. Pamela aramusubiza ati humura bizagenda neza mugabo mwiza, kandi niyo akazi kataboneka tuzashaka nyine ukundi kuntu tubigenza, gusa nyine ntabwo tugomba kwiheba, kandi ibi ngibi turi kunyuramo ni inkuru y'ubuzima bwacu tugomba kuzabwira buri umwe. Ganza aramubaza ati si ubwo urumva ko ibyo umbwiye nabyumva nshonje? Pamela ati hangana ariko tuzarya, ariko ubundi nta n'umuntu n'umwe uzi ko wadufasha. Ganza ati indese inshuti zanjye zimwe zibanze ntabwo nabona uko nzivugisha, izindi twarakoranaga ariko nyine bakimenya ibyabaye bararakaye ngo ibyo nakoze byari amakosa byari gutuma bakurwa mu kazi, kandi buriya nyine ibyo Joshua yankoze nawe byatumye numva nawe ndi muntu rwose nasaba ubufasha, kuko niwe nshuti nari nizeye yanjye ya mbere ariko yanze kunyumva. Ubwo se abandi naba mbabaza iki? Ikindi rega ntabwo ari ngombwa yuko rwose buri wese amenya yuko dukennye. Pamela ati nibyo koko. Ubwo tugarutse kuri Lionel, yari ahagaze ku irembo iwabo ari kuri telefone, nuko mama we araza. Lionel ati umva amafaranga nabahaye ni menshi rwose, ntabwo nakemera yuko bigenda gutyo. Oya uwo muntu ushaka kubyivangamo mushaka uburyo mwamwigiza hirya. Oya bikore nk'akazi, kandi rwose ujye ukomeza ucunge Ganza ku buryo aho azajya ashaka gusaba akazi hose bizajya byanga. Oya mani ntugire ikibazo w'amafaranga arahari rega. Sawa nari bituri kumwe.
ubwo Lionel ahita akupa maze mama Lionel ahita amubaza ati ngo hari ikihe kibazo se? Lionel aramusubiza ati nyine ngo muri ya kampani Ganza yakoragamo hari umuntu wamaze kumenya uko byagenze byose ku buryo rwose turangaye gatoya yahita avuga ukuri kose maze bakagarura Ganza mu kazi ubundi natwe nyine bakadukurikirana. Mama Lionel ati nese ko umuntu udahangayitse uzi ko baramutse babimenye bahita bagufunga? Lionel ati oya bagiye kubinkurikiranira byongere bimere neza ariko nyine bigiye hanze naba mfite ibibazo kuba ari yuko n'amafaranga yabo yibwe bahita bayanyishyuza kandi rwose ni menshi cyane kandi amenshi niyo nakoresheje nishyura abankoreye akazi kose gusa nyine biraza kugenda neza ndabyizeye. Mama Lionel ati wirinde mwana wanjye bitaza kuba bibi. Lionel ati cyane rwose mama ahubwo mfite ikibazo. Mama waramubaza ati ikihe kibazo se? Lionel ati mu by'ukuri ibintu byose byagenze nyine nk'uko nabishakaga ariko bisa naho Pamela adashobora kureka Ganza kuko nabimenye ejo ubwo umuntu bancungiraga yambwiraga yuko ngo babyutse bajya gusaba ibyo kurya nuko maze bakabibima bikanatuma Pamela ahwera maze nyuma akaza kubona abagira neza babimuha. Sasa ndibaza mama niba umugabo atakugaburira kugeza nawe rwose inzara ituma witura hasi ariko ntumureke ubwo azapfa kumureka? Mama Lionel ati azamureka sha nuko nyine akibasha kwihangana. Lionel ati ndumva rwose natakaje icyizere pe sinzi icyo gukora hari n'igihe ntekereza nkumva amaherezo nzisanga narakoze ubusa kuko n'ubundi rwose ibyo nkora byose ntibituma Pamela areka Ganza. Mama Lionel aramubaza ati ese abana b'iki gihe mwabaye muti? Nari nzi ko nta rukundo rukibaho ariko Pamela na Ganza bo batuma ndushaho rwose gutangara. Lionel ati urukundo rubaho mama kuko nirwo ruri kunkoresha ibingibi byose. Mama Lionel ati none kuri guhangana n'abantu bamatanye bigoye kubatandukanya? Lionel aramusubiza ati uko baba bakundana kose nta wakemera kwicwa n'inzara irega ngo ni urukundo ndetse na Ganza kuko akunda Pamela ntabwo yakemera yuko yicwa n'inzara kandi azi neza yuko hari abandi bantu babasha kumuha ibyo akeneye. Mama Lionel ati erega ntabwo ari ibintu byoroshye kuba wareka umuntu ukunda ngo bamugutware ngo ni uko wabuze icyo umugaburira ubwo se urumva ari ibintu byoroshye kandi umukunda? Lionel ati umuntu ukunda rero umuhitiramo ibyiza kandi iyo yishimye rwose nawe urishima ndabizi ko yamureka aho kugira ngo rwose inzara izamwice. Mama Lionel ati ko bitaba byoroshye Lionel? Lionel ati mama natamureka rero ndakora igishoboka cyose bo ubwabo nyine bitandukanye nyagasani. Mama Lionel ati se ubundi uzabyitwaramo gute niba Pamela atwite? Lionel aramusubiza ati gutwita ntabwo ari ikibazo kubera yuko inda zivanwamo ariko nyine nanone ntabwo wakunda umuntu ngo ubure gukunda umwana we ubwo nyine niba Ganza yarayimuteye nzabyihanganira ariko ngiye gukora uko nshoboye kose mu minsi 4 gusa mbe mbonye Pamela atari kumwe na Ganza. Mama Lionel ati wivuga ngo iminsi 4 kubera yuko ntabwo byoroshye. Lionel ati we gusa tegereza mama. Ubwo muri ako kanya Lionel abona Papa Ganza araje maze ahita aceceka. Papa Ganza ahita ababaza ati byahiye se? Mama Lionel aramusubiza ati baracyari kubitegura. Papa Ganza ati indese uri kubitegura? Mama Ganza aramusubiza ati umukozi. Nakubwiye ko nazajya moraneka rero nashatse umukozi azajya abikora. Papa Ganza ati murashoboye. Lionel wabuza hano Ganza asigaye abara? Lionel aramubeshya ati naho nzi kubera yuko muheruka kera ariko ubu ngubu maze igihe ntamubona rwose sinzi hano asigaye yaragiye. Papa Ganza aramubaza ati ubuse ndamubona gutera? Menya nta telefone akigira kuko ntago igicamo kandi hari umuntu wambwiye yuko yamubonye ameze nabi cyane rero nagira ngo mbonane nawe wenda yakisubira agasaba imbabazi nkaba namufasha kugira icyo yageraho. Mama Lionel ati wamukura ese ko ubungubu wabona atakiba no mu Rwanda? Yagize ibimwaro gusaba imbabazi biranga ahitamo kugenda burundu. Papa Ganza ati ntako nagize ngo menya ahantu ari ariko biranze pe ubwo niyumva agiye gupfa azasaca bugufi. Mwihangane yuko nari mbarogoye rero nta kibazo mukomeze mwiganirire. Mama Lionel ati utaragenda ariko rero nifuzaga kukubwira yuko nkeneye imodoka. Papa Ganza ati imodoka y'ikisi? Mama Lionel ati imodoka si mariki niyo kugendamo nyine igihe bibaye ngombwa yuko nshaka kugenda ndetse ngiye n'inshuti zanjye buri weekend turasohoka kandi rwose ejo bundi ninjye uzabasohokana rero nyine nkeneye imodoka yo kuzabatwaramo ndetse n'amafaranga tuzakoresha nyagasani. Papa Ganza ati muri abo se ninde utagira umugabo cyangwa ndinda ngura imodoka hano ntago hari imodoka zirenga 3 iyanjye irahari iya Lionel irahari niyo Ganza yakoreshaga irahari. Mama Lionel aramubaza ati none se nkubwiye ko nshaka imodoka mbiyobewe yuko zihari izanyu n'iz'abagabo
njyewe nshaka ibereye umuntu w'umugore nyine nkanjye. Papa Ganza atari ko watetaye, hanyuma se amafaranga uzakoresha usohokana izo nshuti zawe nangahe? Mama Lionel ati ntago yajya munsi y'ibihumbi 700. Papa Ganza ati ariko menya utekereza yuko umugabo wawe ari banki, ibihumbi 700 se ni imirima muzaba mugiye kugura? Nta mafaranga mfite yo gupfa ubusa rwose. Reka mbaze cyako umuhungu wanjye, ubwo butesi buzaba buza nyuma, kandi nudafata imodoka imwe muzihari uzabyihorere. Papa Ganza ugahita agenda maze Mama Lionel ati wenda ziyukamimye. Lionel aramubaza ati none se mama, nawe ko wari ukabije, ayo mafaranga yose ubwo urimo kumva ukuntu angana? Mama Lionel ati twavanze umutungo di. Lionel ati ku buryo se ushaka imodoka nshyashya? Mama we aramubwira ati none ahubwo yanze Ganza yabagamo ndaje nshaka uburyo ibi yawe. Lionel ati wibuke yuko ari kiriya nzu ari ya mama wa Ganza, ntabwo uriya mugabo yapfa kuyima gutyo gusa. Mama Lionel ati wetegereza uzabibona, kuba twarasezeranye byonyine bivuze ko nemerewe kubona icyo nshaka, yabyanga tugatandukana, agafata 50% nanjye ngafata 50, kandi nyine nuko nguko bimeze. Iriya nzu agomba kuyiguha, ndetse rwose nari amafaranga mwatse natayama ngenda yiha. Nyagasani ubwo Lionel ati ubundi niwe wanjye rwose mama. Ubwo byageze kundi munsi maze mu gitondo cya kare Ganza azinduka agenda gushaka akazi. Amasaha aragenda acaho, nuko nyuma ya saa sita Ganza yicaye ahantu ku muhanda bisa nkaho rwose akazi byanze yakabuze. Yagiye kubona abona imodoka ya Pasiteri Papa Pamela imuparitse imbere, maze Papa Pamela itasohoka aramubaza ati ko wicaye hano? Ganza ati hari umuntu ntegereje. Papa Pamela ati ni umukobwa wanjye se? Ganza ati oya. Papa Pamela abaza Ganza ati none se umukobwa wanjye ari hehe? Ganza ati ari mu rugo, uramushaka se? Papa Pamela ati yego. Ganza atoke waza nyine ukajya kumureba nta kibazo. Ubwo Papa Pamela ati sinshaka kumureba nyine, ahubwo nshaka kumutwara burundu, kandi nyine njye nawe turabyumvikanaho. Ubuzima bwose muri kubamo ndabuzi, ariko mwihagazeho ntabwo mushobora gukosora amakosa mwakoze. Ganza aramubaza ati nese twakoze ayahe makosa? Gukundana si icyaha. Papa Pamela ati biterwa n'uwo mukundanye, uriya mukobwa yaramushutse ava mu gakiza, uzi ko se atari icyaha? Ubundi se ko wamuteye inda byo si icyaha mwakoze? Ganza ati twabikoze kuko nta yandi mahitamo twari dufite. Wahoraga umutoteza umubwira ko bana n'undi adashaka, ukirengagiza yuko rwose umuntu abana n'uwo akunda. Urumva se muri make twari gukora iki kindi? Byibuze ubu ngubu dufite nyine ikiduhuza, nubwo dukennye ariko Pamela nyine atwita umwana wanjye. Papa Pamela aturiya ntukamuvuge kubera yuko rwose ntago azavuka, ahubwo azicwa n'inzara. Ganza ati uriya mwana ntacyo azaba, ahubwo wowe urinde wo kugena niba koko umuntu azapfa cyangwa azabaho. Ni bangahe waremye? Ahubwo subeshejeho bangahe? N'umwana wibyariye washatse ko yicwa n'inzara, ko yaje abatakambira, si wamwimye ibiryo hari ikintu wamumariye? Wabonye se hari icyo yabaye? Ameze neza rwose, n'umwana azamera neza, ndetse nta n'ikintu bombi bazaba. Papa Pamela ati reka tureke kuvuga byinshi, urabizi uko uhagaze muri ino minsi, ntubasha no kubona amafaranga yo gutanga ngo bahahe. Ubwo se uratekereza yuko uri umugabo cyangwa uri ikindi ntazi? Ganza ati sinatanga ibyo nafite, ariko wowe ufite byinshi kandi ntabwo ushobora kugira impuhwe. Kuba ameze gutya ntibivuze yuko rwose ariko bizahora, kuko hari igihe nyine bizahinduka, kandi uzankenera wa mugabo we. Papa Pamela ati njye se nkenera umugabo nkawe byagenze gute? Umva nta gihe mfite, mbwira niba uramo umukobwa wanjye cyangwa utaramuma. Ganza ati ntabwo byashoboka. Papa Pamela toke ndaguha amafaranga yose ushaka, ariko umwange unamwirukane iwawe, unamubwire yuko utakimushaka, nibinaba ngombwa inda uyihakane maze agaruke mu rugo, ubundi nyine murekane burundu. Ganza ahita amubaza ati ese ubundi uri pasiteri cyangwa uri intumwa ya Satani? Ibintu uvuga n'ibyo ukora ko bihabanye n'uko wakabaye umeze. Ninda kubwiye yuko nareka Pamela se kubera amafaranga? Ndakennye pe, ndakennye cyane, ariko mu gihe uriya mukobwa kinkundana n'ubukene bwanjye sinshobora kumureka. Niyo wama amafaranga atagira ingano sinshobora. Umwana si wo gukiniraho,
ku buryo namwihakana kandi rwose mbizi neza yuko ari uwanjye. Gukena rero ndetse no kuburara ntacyo bintwaye, mu gihe uwo nkunda akinkunda sineze kumureka rwose kubera abantu nk'amwe. Papa Pamela ati umukobwa wanjye napfa kubera inzara ni wowe uzabizira. Ganza aramusubiza ati humura, napfa sinzasigara kubera yuko imitima yacu itera kimwe kandi igaterera icyarimwe ku buryo rwose nidupfa izahagararira rimwe. Ikindi kandi rwose ntabwo ari we ntezeho amakiriro, ariko wowe witegure yuko hari umunsi uzampfukamira. Papa Pamela ati ariko ye abasore muri iki na koko mugakabye. Ganza ati simbi kwibwiriye se, umunsi umwe uzampfukamira unanyinginge. Ubwo Ganza ahita agenda. Papa Pamela yinjira mu modoka maze atangira kwivugisha ati Pamela umukobwa wanjye ameze nabi kubera ubukene kandi aranatwite, ntagize icyo nkora namubura kandi umukobwa wanjye ndamukunda cyane rwose nubwo yansebeje. Rero ntitaye ku magambo y'abantu, ngomba kugira icyo nkora kandi rwose nimbona mufite mu maboko yanjye nzamujyana kure rwose ku buryo nta muntu uzamenya aho yagiye. Kandi nanone kuri ino nshuro n'ibyanga nzamureka pe n'ubundi rwose niwe wabyihitiyemo. Ganza ubwo yakomeje gukora uko ashoboye kugira ngo arebe yuko yabona akazi, ariko biranga. Akayamvuga ivuga ngo uburiye umubyizi mukwe nakaba atagize. Twari nk'inshuti bimwe bisanzwe tudahishanya amabanga, tugakora byose hamwe turi twembi. Iby'urukundo ntabyo tuzi, kubana hafi ari byo tuzi. Nkabona uko usa nanjye uko ndi ari byo. Inseko wasekaga isanzwe, sigaye useka nkajya kure 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 kure. Tugarutse kuri Pamela ari mu rugo ubwo yari aryamye hirya hateretse igicupa kirimo umunyu. Nuko muri ako kanya Lionel barahageze ahita yinjira. Pamela akimubona ahita abyuka abona Lionel ahagaze aho ngaho. Aramubaza ati Lionel urakora iki hano? Lionel ati nje kukureba. Pamela atuje kundeba se kugira ngo bigende gute? Hari gahunda mfitanye nawe? Ubwo Lionel ahita yicara ku buriri maze ati ese koko waranze pe ntushobora kureka Ganza? Pamela ati nabamurekera iki se? Ntago ndabona umusore cyangwa umugabo wamuruta. Lionel ati koko se cyangwa ureba nabi? Ubu ngubu koko urareba ukabona Ganza ari kizigenza mu basore bose n'abagabuzi, umugabo utagutuza mu nzu nziza, umugabo utakugurira imyenda myiza nk'abandi bagore, umugabo utaguhahira, uwo ngo n'umugabo nyabaki. Pamela aramusubiza ati biterwa n'icyo wita umugabo. Umugabo si ugutuza mu nzu nziza, umugabo si ukugurira imyenda igezweho, yewe nta nubwo rwose umugabo ari uguhahira buri munsi, ahubwo umugabo nyamugabo n'ugukunda akakubaha ndetse akemera kujya mu bibazo ku bwawe. Yewe nta nubwo bigarukira aho gusa, kubera yuko umugabo nyamugabo akunda abawe ndetse n'abe, ntagambanire umuvandimwe we cyangwa se ngo ateranye umwana n'umubyeyi. Nyagasani ubwo Lionel aramubaza ati ushatse kuvuga iki se ubwo? Pamela ati mvuze ikinyarwanda ariko sinzi icyo utumvise kandi rwose ibyo mvuze birumvikana, kubera ko Ganza uramuzi neza nta n'ibikorwa rwose by'ububwa agira. Ashatse kongera gukora ntago yabibura kubera yuko papa warahari, ariko ntago yasaba imbabazi uriya mugore mubi rwose ngo ni mama wawe, kandi abizi neza yuko nta kosa afite. Itondere kuvuga mama wanjye nabi. Pamela ati yego rwose nabyitondeye kubera yuko nanjye mfite mama, ariko sinatuma bamuvuga nabi rwose bamubeshyera. Gusa ariko ntacyo reka ngiye mvuga ukuri sasa kuko nta binyuma ngiye kukubwira. Wowe na nyoko muri abagome mukunda amafaranga, noneho mama wawe we wagira ngo ni satani neza neza yamanukiye mu muntu. Ubwo Lionel ati wakagore we, agiye kumukubita urushyi. Pamela yose cyane ahita amufata aramubwira ati ndabangutse cyane birenze uko ubitekereza wa musore we, nubwo Ganza adahari ntabwo wankorera icyo ushatse cyose kuko mba mufite mu mutima wanjye, niyo mpamvu utankoraho. Kandi rwose igendere nongera kuvuga nyoko nabo karakara bikarangira umugore rwose nkanjye ushonje akubise umusore nkawe. Lionel ati ese kuki witwara gutya? Pame ndabizi nta muntu wishimira kuburara no kubwirirwa, rero wikomeza kwizirika ku rukundo rudafite ikintu na kimwe rwose, ahubwo reka njye nawe dukomezanye. Pamela ati sinzigira nkora rwose andi mahitamo mu buzima bwanjye mfite Ganza. Lionel aramubaza ati uhisemo kujya ubwirirwa koko no kuburara? Pamela ati mbwirirwa se kuko ari we wamahiraga? Ubwo Pamela disi ahita akora muri cya gikombe kirimo umunyu maze atangira kurya. Abwira Lionel ati
sinzigera mbwirirwa, nzajya nirirwana uyu munyu, ninshaka nsomeza amazi, ubundi ndarire urukundo rwa Ganza nyagasani. Lionel atari ko se waretse kumera gutyo, basima amahirwe sibyo? Ni ukurimo amahirwe ngerageze, nubona nta kigenda uzagarukire Ganza. Pamela ati ntago bikunda. Ubwo umukobwa akomeza kwirira umunyu gake gake. Lionel aramureba nuko ahita amusunikira kuburira mujya hejuru, aramubwira ati reka nze nkwereke n'ubundi Ganza rwose yamaze kukugira umugore. Ubwo nta kindi uyu musore Lionel yakoze, yatangiye gusomagura Pamela ku ngufu banarwana. Umusore arimo gushaka kumukuramo imyenda agamukorera ibyamfura mbi. Ubwo Pamela yihuse cyane ahita yora wa munyu maze awumumena mu maso. Lionel biramurya cyane maze kureba biramunanira, ahita amuva hejuru yibyiringira mu maso, aramubwira ati ibingibi nkwari uraza kubyishyura, ntabwo urarara hanze, ariko uyu munsi ndaza kukuraza hanze maze wumve uko bimera, wumve uko kurarana n'imbwa bimera. Ubwo Pamela aramusubiza ati imbwa ntago nzitinya, kuko nawe nta bwoba ngufitiye kandi ari we rwose mbwa nkuru. Lionel ati wakanuwe ninjye wisimbwa. Ubwo uyu musore Lionel ahita afata mu ijosi Pamela maze afata na wa munyu wari usigaye wose atangira kuwumusuka mu kanwa, anamubwira ati nawe burya wumve uko bimera. Ubwo Pamela nta kindi yakoze, ahita afata wa munyu bamushyize mu kanwa wose ahita awumucira mu maso, aramusunika ahita amujugunya hanze, ahita afunga. Pamela atangira kurukanywa n'amazi menshi arimo kurira. Lionel nawe abonye yuko ibyo yashakaga bidakunze, ahita yikubita akagenda. Ubwo Ganza nawe yabuze akazi maze arekera gukomeza kwirukanka. Amasaha acaho maze umusore arataha, ariko disi umurebye ukabona yuko yacitse intege, afite n'agahinda kenshi. Ubwo mu kugera mu nzira arimo gutaha, ahita abona Pamela aryamye munsi y'igiti kiri hafi y'aho baba, hirya ye hateretse imyenda. Ubwo Ganza amukoraho maze ati baby byagenze gute? Pamela disi ubona yuko nta mbaraga afite areguka maze aramubaza ati sheri ni wowe uratashye se? Ganza ati yego ndatashye. Pamela ati nese akazi byagenze gute sheri, wakabonye cyangwa byakomeje kwanga? Ganza ati banza umbwire impamvu uryamye hano hanze n'imyenda yacu. Pamela aramusubiza ati wibitindaho, nawe urabizi inzu twabagamo si yacu kandi igihe cyo kuyishyura nyine cyararenze. Ganza ati nese bagusohoye mu nzu? Pamela ati yego. Ganza ubwo ahita yicara maze ati kuki se utabwiye nyir'inzu ngo arindire nze? Arabizi yuko utwite agatinyuka akagusohora ukirirwa uryamye hano hanze. Pamela ati nyine yaje nyaka amafaranga mbura icyo mubwira, ahita nsohora n'imyenda yanjye, asigarana matera n'ibindi byose nyine twakoreshaga, arambwira ngo ninjyane imyenda yonyine, ngo ibindi tuzajya kubireba tujyanye amafaranga ye tumurimo. Nanze nyine kuburana nawe kubera ko nta mbaraga nari nifitiye, maze nyine ndaza mba niryamiye hano. Ubwo Ganza aramubaza ati ese ko mbona uri kugumya uciragura kandi bitari bisanzwe bikubaho byagenze gute? Pamela aramusubiza ati uyu munsi ndumva ameze nabi, mfite isasame nyinshi cyane kandi rwose ndumva nta nzara nyinshi mfite kuko nahereye kare ndimo kurya umunyu. Ganza araseka maze Pamela aramubaza ati nese kuri guseka kandi ndabona usetse utishimye? Ganza ati none se nishimire yuko wiriwe hanze cyangwa nishimire yuko wiriwe urya umunyu? Gusa nyine aho bigeze rwose ndumva ngiye kuva ku izima pe. Pamela ati kubera iki? Ganza ati ni ukuri ibingibi birakabije sheri, byibuze subira iwanyu pe. Pamela ati ndabyanze. Ganza ati nyamara ibyo nkubwira nibyo pe, nubwo nyine ababyeyi bawe barakaye ariko mu by'ukuri baragukunda ku buryo uramutse ugiye ukababwira yuko utazongera kubana nanjye bakubabarira ukongera ukaba umwana wabo. Pamela ati oya ntabyo nshaka, aho kugira ngo nzabe umwana wabo uhora urya uko ashatse bamitiramo ubuzima bwo kubamo, nta kibazo nzaba umugore wawe wirirwa urya umunyu. Ubwo Pamela ahita amwegamaho maze ati kandi ibyo ngibyo rwose ntiwongere kubimbwira. Ganza ubwo aramureba cyane akamwitegereza maze ati ese kuki ko kunkunda bigeze aho ngaho? Pamela ati nuko nawe unkunda, nese si unkunda? Ganza ati yego rwose nibyo ndagukunda, ariko hari ibyo ntabasha kwihanganira pe. Nzajya mpora nkubona ko kubwirirwa unaburara, noneho ugeze naho urya umunyu, nifuza guhorana nawe nyine ngo nkwiteho, ariko rwose biri kwanga. Ikindi cyongereho none naho kuba dufite ubu se tuzajya turarana koko hano hanze ko nta n'inzu twajyamo tutishyuye? Nukuri ukeneye kwitabwaho sheri, ukabona buri kimwe rwose ukeneye nk'umuntu utwite, ukarya kenshi gashoboka nyine nk'uko kwa muganga babigusaba, ariko wowe urabwirirwa ukanaburara. Sinifuza kuzabona hari ikibazo wagize cyangwa se ngo indivemo
wenda umwana akaba yanavukana ikibazo. Ndifuza yuko umera neza ukabona buri kimwe nyine umuntu utwite akenera, kandi urabona yuko rwose ubuzima tubayemo ibyo ngibyo byose bidashoboka. Pamela aramubaza ati ese ushaka kuvuga iki? Ganza ati wanyu ntabwo ushaka kuhajya, ariko natekereje numva wajya kuba iwacu nyagasani. Ubwo Pamela ati ngo iki? Nkajya kubana n'uriya mugore w'umugome waguteranyije na papa wawe, noneho nkanongera nkanabana na ruriya ruhungu ngo ni Lionel? Oya ntago najyayo rwose, niyo wagira gute mbabara sinajyayo. Ganza ati nese biragenda gute? Iwanyu nujyayo ntuzigera uvayo kubera yuko papa wawe azakuzirika burundu, nibinaba ngombwa kujyane ku wundi mugabane. Pamela ati mu rugo rero wihavuga kuko ntabwo najyayo, niyo byagenda gute sinshobora kuba nasubira mu rugo, ariko nyine nanone iwanyu naho ntago haba abantu beza. Ganza ati mu rugo nyine icyiza cyaho papa wanjye akunda kuba hari, kandi ntabwo bagufata nabi areba. Ikindi kandi rwose nari impamvu yatuma bagufata nabi kubera yuko mama Lionel nta kintu mupfa, na Lionel ntabwo yakugirira nabi kubera yuko mbona gufitiye impuhwe cyane. Ubwo nyine wahaba ukajya ubona ibyo ukeneye, wenda nyine nanjye najya nshaka ukuntu nza kukureba nka buri nimugoroba. Iminsi zicuma ningira amahirwe nyine nzabona akazi. Pamela ati ese ko muri udahangayikishijwe nuko naba ngiye kuba mu nzu imwe na Lionel? Ganza ati ntabwo byabura nyine kumpangayikisha, ariko nanone ndabizi yuko rwose nta kibi cyakubaho papa ahari. Pamela aramubaza ati Lionel se ntantwara? Ganza araseka ati oya ndakwizeye ntabwo rwose yagutwara. Pamela atese koko nta kindi gisubizo gihari uretse kujya kuba iwanyu? Ganza ati nta kindi, kandi rwose wihangayika mu rugo uzawe utekanye. Pamela ati aha nta kundi nyine ubwo ngomba kujyayo. Hanyuma se weho uzajya hehe? Ganza aramusubiza ati nyine ngiye wimangayikira, nzashaka nyine ukundi mbigenza. Pamela ati nta kibazo nyine ubwo uyu munsi reka turarane hano hanze, ejo nzagenda. Ubwo disi Ganza na Pamela baraye aho ngaho munsi y'igiti barara baganira. Disi ubona yuko bishimye nta kibazo banafite. Akaya mvugo bavuga ngo ahari urukundo irungu rirahunga. Bamwe bumvaga tutanajyanye, umfata ukuboko uti tujyane, ereka ari ibyo mba numva bo batabasha. Ubu se n'inkande nakwisanzuraho, warenze inshuti magara ugeza aho numva noneho nabana nawe. Inseko wasekaga isanzwe, sigaye useka nkajya kure 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 kure. Bwarakeye mu gitondo tugaruka kuri papa Pamela yambaye neza. Ubwo agiye kugenda maze mama Pamela araza ati ugiye hese wa mugabo we? Papa Pamela ati ngiye kuri banke, banyemereye kuma amafaranga miliyoni 15. Ni amafaranga nzishyura mu myaka myinshi ishoboka, ku buryo nashobora kuba nayitesha, nubwo nta gatekerezo mfite nyine k'icyo nzayakoresha. Mama Pamela ati ngo iki? Ugiye gufata amafaranga utazi ikintu uzayakoresha? Ubwo se uragira ngo bigende gute? Papa Pamela ati amafaranga sinabura icyo nyakoresha, niba yama sinzabura business nyine nyatangizamo, cyangwa nyine nyakoremo banki Ramberi, njye nyaha abantu bazayansubiza nyine hariho inyungu, ariko sinakanga amafaranga ya banki rwose kandi babangiriye icyizere. Mama Pamela ati ariko ubundi ubwo iyo banki yingingira abantu gufata inguzanyo, ubwo ni banki nyabaki? Uzi ko wabona ari satani uhagutegeye? Papa Pamela ati ariko ntugashake kuzana rwose ibintu bitumvikana mu bintu byumvikana. Satani si ubwo dupfiki? Satani dupfikira? Ndatanga iyi nzu nyine mingwate, ibindi nubigireho ikibazo, kandi urabizi rwose sinagira ikibazo cy'amafaranga mu gihe nyoboye abakristo barenga 1000. Hagatonga ariko nanone nawe zinekereza ukuntu twagarura Pamela. Mama Pamela turamugarura se kandi umubaza iki ko wamubabaje? Urakeka yakemera kugaruka hano n'ibyo wamukoreye? Papa Pamela ati kiretse niba ashaka kwicwa n'inzara. Uzi ko bazapfa kubera ubukene bafite, ariko aramutse aje hano wenda yamera neza n'uwo mwana twita akazavuka nta kibazo afite, naho ubundi n'ibiteye ibyo ngibyo arapfa da. Mama Pamela ati none se ushaka yuko agaruka hano? Papa Pamela ati cyane rwose, ntago nzi nyine inzu babamo, ariko agace ko ndakazi, nzagenda mbaririza, nimubona nyine nzamutwara nta kintu nitayeho. Mama Pamela ati hanyuma se
uzamuzana maze wongere umuhatirize kubana na Alex. Papa Pamela ati bazabane cyangwa babyihorere, ariko ntabwo ntekereza yuko Alex yamwemera atwite, gusa ariko ndacyari wa wundi, nta musore wanyangira umwana wanjye, ariko nyine kubana na Alex byo simbishyize imbere, ahubwo nshaka yuko azahita ava mu Rwanda akajya kuba hanze, ku buryo ntazongera guhurira n'uriya mugabo we rwose utagize ikintu amaze muri ubu buzima. Mama Pamela ati hanyuma si uwo mwana uzakura atazi se azaba azize iki? Papa Pamela ati nyine niwe wa mbere se uzabukuza atazi se, abandi bavuka basi barapfuye na ba nyina barabataye, ariko we byibura azaba ari kumwe na nyina na se akiriho. Mama Pamela ati amaherezo se akazaba yahe? Umugabo atamuherezo se kandi yiki? Pamela azakomeza abe hanze, ubwo nabishaka azashaka umugabo w'umuzungu, naho ubundi uriya muganza we si umugabo rwose kara nakabwa. Mama Pamela atubwiraje wongere uteze ibibazo, ariko ubundi watuje ukareka umwana wanjye akabaho mu mahoro. Yego nyine barakennye, ariko bazakira kandi bakeneye ubufasha bwacu. Ese waba uzi yuko uriya musore yari yemeye guhindura idini kubera Pamela? Yemeye kuva muri Isilamu. Mu by'ukuri sinzi impamvu muzira. Papa Pamela ati uriya musore avuye muri Isilamu yaba abikoze kubera Pamela, ariko n'ubundi umutima we waguma we bamara kubana agasubirayo. Mama Pamela atari ku bundi atarakomeza kuvuga umugabo amuca mu ijambo ati umva mbabara rwose ndabizi amagambo yawe n'uyu munsi ntago ajya arangira. Igitekerezo nakigize kandi rwose ngomba kugishyira mu bikorwa, kuko umwana wanjye arimo kubaho nabi kubera umugabo w'imbwa utagize ikintu ashoboye. Ubwo tugarutse hanze y'igipangu cyo kwa Ganza mu rugo ahantu yabaga, abari kumwe na Pamela maze Pamela akamubwira ati Ganza nubwo ngiye rwose ndumva mfite ubwoba pe. Ganza ati ubwoba bw'iki se? Urimo gutinya Lionel cyangwa uri gutinya mama we? Pamela ati bose ndabatinya. Lionel we ni umuntu mubi cyane, noneho rwose mama wawe we ni urundi rwego, kandi nawe urabizi rwose ukuntu bakwitwaragaho nabi. Ganza ati wowe ujye ubihorera nyine ucishe make nibavuga ubihorere, kandi nyine nanone nugira ikintu ukenera ujye ubwira papa. Pamela ati ese wizeye yuko papa wawe azanyishimira? Ganza ati nubu ukimubwira yuko dukundana araza kukwishimira, noneho kandi numubwira yuko utwite arakwishimira kurushaho. Pamela ati ubwo sindagenda mvuga ngo iki? Ganza ati nyine uramubwira yuko dukundana naguteye inda, ariko kandi ukaba utazi aho ndi, none iwanyu bakaba bakwirukanye, ukaba nyine uhisemo kuza kuba kwa se w'umwana, ibyo ngibyo biraba rwose bihagije araza kukumva. Pamela aramubaza ati none se sheri nibambaza aho wagiye ndavuga ngo iki? Ganza ati uravuga yuko utabizi, ndetse Lionel nashaka kugira ikintu avuga witurize. Pamela ati nuko nifite ubwoba sheri, ese ubundi waretse tukajyana? Ganza ati nyine papa yahita nsaba gusaba imbabazi n'uriya mugore we, kandi urabizi ntabwo nshobora gusaba imbabazi rwose, sikosa ntakoze. Njye nawe tujyanye kubayo ntabwo byagaragara neza, ariko wigira ubwoba nyine uzahamenyera, kandi nakora uko nshoboye kose uhave vuba twongere tubane sheri, sibyo? Pamela ati yego. Ubwo Ganza ati ngagenda. Ubwo Pamela agiye kwinjira ahita agaruka maze ati ntabwo nshaka rwose kugusiga sheri. Ubwo ahita amuhobera disi maze agatangira kurira, akamubwira ati nshaka kugumana nawe Ganza, basi reka dukomeze tubeho nabi ariko tugumane, kuko ntabwo nkeneye kujya mu rugo rubi rwose rurimo Lionel. Ganza ubwo nawe amarira ahita ashoka maze akamubwira ati hangane sheri, ntayandi mahitamo ahari mu by'ukuri, kandi rwose ntabwo wakomeza kwicwa n'inzara utwite, ariko ndagusiranya yuko rwose ibi ngibi bizarangira vuba. Pamela abwira Ganza ati basuga umuzirikana yuko ngukunda sheri wanjye. Ganza nawe aramusubiza ati nanjye ndagukunda cyane rwose urukundo rwanjye. Ubwo Pamela yararize cyane, ariko yagombaga nyine kugenda akabaho ngaho kwa Ganza. Ubwo yarinjiye mu gipangu, Ganza nawe aragenda, ariko rwose ubona yuko bose bafite agahinda. Nyagasani, uratekereza se uyu mubyeyi utwite Pamela araza kubana gute na Lionel ndetse n'umugome karundura mama Lionel? Nibyo se kuko papa Ganza araza kwishimira uyu mukazana we? Udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru. Nanagusaba kandi kugenda utanze igitekerezo muri komenti, ndetse kandi ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye cyangwa se ubwa mbere ugeze aha ngaho wakanda kuri subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibice by'ino nkuru bikurikira, ndetse n'izindi zibanda ku rukundo mbagezaho umunsi ku munsi.
My name is Alpha Sam, murabizi ko mbakunda cyane. Make sure subscribe. I love you all guys. Thank you.